Yes, reka twongere tubaramutse cyane, reka twongere tubifuriza igitondo cyiza, reka twongere tubifuriza igitondo cy'umugisha kuri mwe mwese muduteze yombi, kuri mwe mwese turi kubana kano kanya ndetse muri aya masaha yo muri iki gitondo cyo ku munsi wa kane, itariki 28 ukwezi kwa gatanu ndetse umwaka w'ibihumbi 2026. Reka twizere ko muramutse neza, reka twizere ko mwabonye Nyagasani afungura. Natwe rero turagarutse nk'ibisanzwe nk'uko twabyemeye kandi tukabemera ko gahunda igomba kuba amakuru ku gihe, ko gahunda tugomba kubabera aho mutari, tugakusanya byose biba byabaye, tugakusanya byose biba bivugwa ndetse bigenda binatangazwa. Hanyuma rero ni nacyo kituzinduye, ni impamba z'amakuru akomeye cyane tugiye kuba twarebera hamwe, ni page zikomeye cyane tugiye kuramburira hamwe, turebera hamwe mu by'ukuri uko situation iramutse. Gahunda ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nk'uko hakomeje kugenda havuga umutekano muke cyane muri iyi minsi, cyane cyane mu nce za Rubaya. Byose nibyo tugiye kugarukaho, tukarebera hamwe uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano. Mu by'ukuri ibintu ntago byoroshye, imirwano hariya mu Rubaya igiye gukomera, imirwano mu Rubaya igiye gufata indi ntera. Ni mu Nord Kivu rero amakuru tuza kuba twaheraho. Urwego rushinzwe itumanaho rwatangaje ko hari abasirikare b'abanyamahanga bavuga Urufaransa, ngo bavuga ikirimi cy'Igifaransa, ndetse ko biravuga ko hari Abafaransa ngo baba bagaragaye bari kumwe n'inyeshyamba za M23 ahitwa Irubaya mu karere ka Masisi. Aba Bafaransa cyangwa se aba bazungu bavuga Urufaransa baje gukora iki muri Rubaya? Ndaje tugende tubigarukaho. Gusa bikomeje kugenda bigaragara ko M23 ikomeje kugenda izana imbaraga zidasanzwe hariya mu Rubaya mu by'ukuri, kugira ngo barebe ko bakipinga Rubaya, barebe ko Rubaya mu by'ukuri itabava mu maboko. Aba bacanshuro rero b'Abafaransa baje nyuma y'abandi bacanshuro baherutse kurasirwa hariya mu Rubaya ahitwa cyangwa se muri guest house, muri hoteli. Murabizi igitero cya drone cyagabwe kuri guest house imwe hariya mu Rubaya igahitana aba ofisiye ba M23, ndetse biravugwa ko hari harimo n'abacanshuro b'Abahezbollah n'abandi bari baraturutse ngo muri Libani, hanyuma birangira barasiwemo bose barapfa. Kuri inshuro noneho ngo bazanye Abafaransa baje gukora iki? Ndaje tubigarukeho ku buryo burambuye cyane, turebere hamwe impamvu y'ibi byose, tugende dusobanukirwa akantu ku kandi. FARDC, FDNB, abawazalendo bashaka Rubaya bubi na bwiza. M23 ikomeje kuzana imbaraga zose zishoboka ngo mu by'ukuri idefendinge Rubaya, mu by'ukuri irinde Rubaya. Ibi biraza kurangirira hehe? Ndaje tubigarukeho ku buryo burambuye cyane. Hanyuma mu yandi makuru tuza kurebera hamwe, turaza kurebera hamwe nanone amakuru avuga ko Inyabyondo habaye imirwano ikomeye, ndetse uwitwa Lawrence Kanyuka, muramuzi, umuvugizi w'inyeshyamba za M23, yahise asohora itangazo avuga ko ngo ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC, FDNB n'abawazalendo ngo bagabye ibitero ku baturage ngo bikabahitana, kandi mu by'ukuri ngo ni imirwano yabahuje na zino ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhande rumwe, ndetse n'inyeshyamba za M23 bakozanyijeho, ndetse bikarangira batsinzwe, bikarangira bambuye kano gace ka Nyabyondo. Hanyuma ngo nibwo babonye gusohora iri tangazo bavuga ko ngo FARDC, FDNB n'abawazalendo bagabye ibitero ku baturage. Hanyuma ibitekerezo bikomeje kugenda bitangwa kuri iyo ngingo, ati M23 iyo yagize gutya ikigarura agace bita intare za Sarambwe, hanyuma bakubitirwa mu gace runaka bakiyita abasivili, bakavuga ko ngo, cyangwa se bagahita basohora itangazo bavuga ko ngo ibitero bya FARDC, FDNB n'abawazalendo ngo bikomeje kwibasira abaturage. Hanyuma ngo inyeshyamba ziba
abaturage zikaba n'abarwanyi icyarimwe. Ibi byose ndaje tugende tubigarukaho ku buryo burambuye cyane, hanyuma mu yandi makuru tuza kurebera hamwe najyanye n'itegeko rya referandumu ryateje impaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese mu by'ukuri izi mpinduka nshya zaba zigiye kubaho muri politike y'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo? Byakunda ko Felix Antoine Tshisekedi yongerwa manda biciye muri referendum. Ndaje byose tugende tubigarukaho turebere hamwe mu by'ukuri ibikomeje kugenda bikubirwa muri iri tegeko rya referendum, ese ryemewe cyangwa ryahakaniwe. Ndaje tubigarukeho, hanyuma nago turi butinde mu magambo menshi, ndagira ngo dukubite tubangura mu by'ukuri dukoreshe akanya gatoya dufite, hanyuma turebere hamwe ku buryo burambuye uko situation iramutse ku kibuga cy'imirwano. Nongera kubibutsa ko nge uri kuri micro ni 6bel official nk'ibisanzwe, hanyuma munyemerere twinjirane muri ano makuru ku buryo burambuye tugende dusobanukirwa akantu ku kandi. Turahera muri Nord Kivu mu Rubaya, reka ariho duhera n'ubundi. Muri no minsi dukomeje kugaruka kuri Rubaya cyane kuko aka gace gakomeje kuba indiri y'imirwano ku buryo bukomeye cyane. Ni mu karere ka Rubaya rero gaherereye muri teritwari ya Masisi n'ubundi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho rero ibintu bikomeje kugenda bigarukwaho ku buryo bukomeye cyane, ndetse biravugwa ko ibintu byinshi bijyanye n'umutekano muke bikomeje kugenda biranga ako gace, yaba umutekano muke ndetse n'imirwano ikomeje hagati y'impande zitandukanye zirwanira muri ako gace. Amakuru rero aturuka ku baturage ndetse n'abari hafi yaho imirwano ikomeje kubera, aravuga ko hari abasirikare b'abanyamahanga ngo basukaga cyangwa se bavugaga ururimi rw'Urufaransa bagaragaye bari gufatanya n'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu bikorwa bya gisirikare biri kubera hafi ya Rubaya. Abaturage bamwe baravuga ko babonye imodoka ebyiri zo mu bwoko bw'amajipe cyangwa se jipe zinjira zikomeza zigenda mu bice biri hafi y'imirwano aho ngaho mu Rubaya, kandi bivuga ko ngo zari zitwaye abantu bavuga Urufaransa mu buryo butari busanzwe ku basirikare basanzwe ba M23 cyangwa se abakarere. Biravugwa ko abo bantu ngo ari abasirikare b'impuguke guturuka mu bihugu by'Uburayi, cyane cyane hano Ubufaransa nibwo buri kuvuga kuko bavugaga Urufaransa cyane cyane rero ngo kubera uburyo ngo bakoreshaga ibikoresho bihanitse ndetse n'imikoranire yabo ndetse n'abarwanyi ba M23. Aya makuru akomeje gukwirakwira cyane nyuma y'uko bamwe rero mu baturage batangaje ko babonye drone ziguruka hejuru y'imisozi ya Rubaya n'ahandi hafi y'aho imirwano iri kubera, bemeza ko izo drone ngo zakoreshwaga mu gutata no kugenzuraho ingabo za Wazalendo, ingabo z'u Burundi na FARDC ziherereye mbere y'uko ngo habaho ibitero ngo babanje kubatata, ariko hano nta gitero kigeze kibaho, batase gusa bakoresheje uburyo bw'ubutasi, birashoboka bwo ko nta kintu bafashe. Hanyuma bamwe baravuga ko ngo uburyo izi drone zakoreshwaga bwagaragazaga ubuhanga bwo ku rwego rwo hejuru, bituma abantu benshi bakeka ko hari ubufasha bwa gisirikare ngo bw'abasirikare bafite amahugurwa ahambaye cyangwa se ibihugu bikomeye biri inyuma y'iyo mikorere cyangwa se biri inyuma y'ubufatanye n'ingabo za M23 cyangwa se abarwanyi ba M23. Ariko nanone bikaba byarigeze kugarukwaho ku Bufaransa hari imikoranire bufitanye na M23, cyane cyane ko ishinzwa gukorana n'u Rwanda, kandi mu kiganiro giherutse kubera hariya muri Kenya mu minsi yashize ubwo Emmanuel Macron yazagayo, bitewe n'amagambo yatangaje avuga ko ibihano byafatiwe u Rwanda mu by'ukuri ngo ntacyo bimaze ndetse nta n'icyo byagabanyaho ku ntambara iri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero ayo magambo yatumye abantu benshi bavuga ko Macron mu by'ukuri ashyigikiye u Rwanda n'izi nyeshyamba za M23. Imirwano hagati ya FARDC bafatanyije n'abawazalendo na FDNB
mu guhangana n'inyeshyamba za M23 ikomeje gufata indi ntera kandi aka gace mu by'ukuri ngo gashobora kuzagorana bitewe n'uko M23 ikomeje gukora ibishoboka byose ngo bahagume ndetse bagume gufata iyi Rubaya, ndetse rero gufata iyi Rubaya cyangwa se kuba yaba libere, kuba yagaruka mu maboko y'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo ngo bishobora gufata igihe kinini kurusha Goma, kubera ko kambabwire hano impamvu haba Goma, haba za Bukavu ndetse n'utundi duce twagiye dufatwa n'izi nyeshyamba nta ngufu zikiriyo, abasirikare bose bavuyeyo birunda mu Rubaya. Ibi bintu nongere mbibasubiriremo, ni ukuvuga ngo FARDC ibaye iretse nka Rubaya ikavuga ati reka yigire mu zindi nce n'ubundi zisigayemo imbaraga nkeya za M23, ibyo bice yahita bifata ku buryo bworoshye cyane mu gihe inyeshyamba zikomeje kohereza ramforo, mu gihe zikomeje kudeployinga, mu gihe zikomeje kuzana abasirikare benshi babarunda mu Rubaya, kugeza naho batangiye kuzana rero abacanshuro b'Abafaransa. Rero amakuru aravuga ko impande zombi mu by'ukuri zikomeje kohereza abasirikare benshi n'ibikoresho bya gisirikare muri Masisi no mu nkengero za Rubaya. Abaturage benshi bamaze guhunga ingo zabo, ndetse kubera gutinya ko imirwano ishobora gukaza umurego, hari imiryango myinshi rero iri guhungira mu bice bya Bihambwe, Sake ndetse na hafi ya Goma. Hagati aho rero muri Kongo mu by'ukuri ngo hakomeje kumvikana amajwi asaba leta kongera imbaraga mu gisirikare no gukora amavugurura akomeye muri FARDC. Hari abavuga ko ngo hakenewe kongera amahugurwa y'abasirikare, kubaha ibikoresho bihagije no kunoza imikoranire hagati y'ingabo za leta n'imitwe y'abawazarendo iri kubafasha mu rugamba kugira ngo bakomeze bavanse ndetse babasha no gutsinda runo rugamba rwo mu Rubaya, hanyuma ngo babe batsinze neza inyeshyamba za M23. Nanone kandi ni nyuma y'ibiganiro biherutse kuba hagati ya Minisitiri w'Ingabo wa Repubulika Demokarasi ya Kongo Guy Kabombo Mwadiavita n'abayobozi bo mu Burundi. Hanyuma ni mu ruzinduko aheruka kugira mu Burundi, haganiriwe ku buryo bwo gukomeza ubufatanye mu bya gisirikare no kureba uko umutekano mu burasirazuba bwa Kongo ngo wacungwa neza. Burundi rero bumaze igihe bufite ingabo zikorera muri Kongo mu rwego rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri ako karere. Ngayo nguko ngayo amakuru yabo bazungu, ngayo nguko uko inyeshyamba zikomeje kugenda zizana abacanshuro. Mbibutsa ko abangaba rero baje nyuma y'abandi baherutse kurasirwa hariya mu Rubaya kuri guest house cyangwa se kuri hoteli, bose bagapfiramo burundu. Nabo bari baje cyangwa se bazanywe mu buryo bwo kooperatinga ama drones. Ngayo nguko reka twerekeze rero ahitwa nanone Masisi, cyane cyane tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'agace ka Nyabyondo, turebere hamwe ibikavugwamo. Hanyuma biravugwa ko ni Masisi, inyeshyamba za M23 zasohoye itangazo zishinze leta ya Kongo kuba ngo bagabye igitero cy'indege ku mudugudu wa Masheke uri muri teritwari ya Masisi ku munsi w'ejo, ku byari kuwa gatatu tariki ya 27 Gicurasi uyu mwaka w'2026. ngo nk'uko rero byatangajwe n'umuvugizi w'uyu mutwe Lawrence Kanyuka, icyo gitero cy'indege ngo cyagabwe ahagana saa 8:10 z'amanywa n'ingabo zifatanyije na leta, ngo kikaba cyarahitanye abaturage benshi ndetse ngo kikanasenya amazu menshi. Hanyuma rero ngo kugeza ubu leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ntacyo yo iratangaza kuri ibyo birego. Aya makuru aje nyuma y'imirwano bivugwa ko yabereye mu gace ka Nyabyondo hagati y'abarwanyi ba Wazalendo n'inyeshyamba za M23. mu nyemerere iyi mirwano tuyigarukeho, turebere hamwe koko niba ari abaturage bagabweho igitero cyangwa se niba ari inyeshyamba, mu gihe ibitekerezo bigiye bitandukanye bigenda bivuga ko iyo M23 yagabweho igitero ubwo bahita bahinduka abaturage, bikavugwa ko ngo ubwo ari abaturage barashweho cyangwa se batewe. Hanyuma mu gihe baba bigaruye agace, ati intare za Sarambwe kabisa ngo zirakomeye. Ngayo nguko ibitekerezo bikomeje kugenda abigaruka kuri iyi ngingo, ndetse n'amatangazo basohora ya hato na hato ngo FARDC UDNB n'abazarindo ngo barashe ku baturage. Katugaruke ku mirwano rero ya Nyabyondo. Imirwano ya Nyabyondo
yarangiye Wazalendo, FDNB, FRDC aribo batsinze nyuma y'ibitero bikaze. Reka tubyinjiremo. Uyu mujyi wa Nyabyondo rero wafashwe n'ingabo za FRDC, FDNB n'abawazalendo ku mugoroba wakeye. Ni nyuma y'imirwano rero ikomeye yabahanganishije aba barwanyi ba wazalendo n'ingabo za FRDC n'ingabo z'u Burundi ku ruhande rumwe, nabo b'inyeshyamba za M23 ku rundi ruhande, ndetse n'imirwano ngo yatangiye kuva mu gitondo cya kare. Amakuru avuga ko abo barwanyi ba wazalendo bagabye ibitero simusiga ku birindiro byose byabo bise abanzi, maze nyuma y'imirwano yamaze amasaha menshi kuko yagejeje ngo isaa 7 z'amanywa, hanyuma ngo bashobora kubirukana muri ako gace ka Nyabyondo. Buri ruhande rwagerageje gukoresha ubushobozi bwose mu gusubiza inyuma urundi, ariko wazalendo bavuga ko bafite ngo intego yo gutsinda, ndetse ko bafite n'umurage wo gukomera basigiwe n'abakurambere babo. Ibyo bikaba rero byarabafashije kwigarura ibice byinshi ahagana isaa 7 z'amanywa. Imirwano rero yakomeje yerekeza hagati mu mujyi wa Nyabyondo, aho abarwanyi ba M23 bagerageje kwihagararaho ariko bikarangira batsinzwe. Aya makuru kandi avuga ko inyeshyamba za M23 ngo zagerageje gukoresha abaturage nk'ingabo bikingira mu mirwano cyangwa se human shields, ariko wazalendo bavuga ko basanzwe bamenyereye ayo mayeri kugira ngo babone nuko babeshyira ngo bagabye ibitero mu by'ukuri ku baturage. Gutsindwa rero kw'ibirindiro bikomeye bikikije Nyabyondo byaciye intege abarwanyi ba M23 rero, bamwe bahita bahungira ahitwa Masisi centre. Abafatanyabikorwa babo nabo bivugwa ko ngo bahunze mu kajagari, bamwe berekeza Igoma abandi bajya i Masisi. Ngayo nguko rero aho bahera bajya kuvuga ngo barashe mu baturage ngo FRDC, FDNB n'abawazalendo ngo bagabye ibitero mu baturage, kandi mu by'ukuri ahubwo ngo barafashe abaturage bakabikingira. Hanyuma nuko bikomeje kugenda bivugwa. Hanyuma Nyabyondo iherereye nko mu birometero 20 uvuye i Masisi centre, ndetse abashyigikiye wazalendo baravuga ko ifatwa rya Nyabyondo rifungura inzira igana i Masisi centre, ndetse ko imiryango imwe n'imwe y'abakekwaho gukorana na M23 yatangiye guhunga bucece yerekeza Igoma. Hari kandi amakuru avuga ko wazalendo bakajije ibitero kubo bita abanzi babo aribo M23. Biravuga ko kandi ko ububiko bw'intwaro n'amasasu bwatawe n'abarwanyi bo mu mutwe wa Sarambwe cyangwa se Kinanguvu, ndabona hano babise Kinanguvu. Andi makuru aravuga ko hari inkomere nyinshi ndetse n'abafashwe miri, bamwe muri bo bakaba rero ngo barageragezaga kwisha mu ngo z'abaturage nyuma y'insinzwi ikomeye. Ngayo nguko ngayo makuru ajyanye na Nyabyondo aho ngaho, ngibyo ibyabaye byose. Mu by'ukuri muri ano makuru ni ahantu tubonye ko barasha abaturage. Hanyuma reka nanone tugaruke ku yandi makuru akomeye cyane akomeje kugenda atugeraho, ariko mbere yo kuyinjiramo reka mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo. Akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hasi muri comment mu gice cya commentaire urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho, urahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye. Si amafoto n'amavideo gusa rero tugenda ducishamo, kuko ni group ngari, ni group irimo abantu benshi bagiye batandukanye ndetse baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye, kuko harimo abarundi, harimo abagande, harimo abakongomani, harimo abanyarwanda, harimo n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma urinjiramo tuzajye tunarushaho kwegerana, dusharinge n'ibitekerezo bigiye bitandukanye bishobora kutwubaka. Tuguhaye ikaze rero, niba utarajoininga nkandira kuri iyo link uhite ujoininga. Reka tugaruke ku makuru yacu. Ni itegeko rero rya referendum ryatije impaka muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse twakwitega impinduka nshya muri politike y'igihugu. Reka tubirebere hamwe. Ni ku munsi w'ejo kwa gatatu tariki ya
na karindwi Gicurasi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo habaye indi ntambwe ikomeye ya politike ndetse yateje impaka ndende mu gihugu hose. Inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite yemeje itegeko rirebana na referandumu, ibintu rero benshi babona nk'ifungura ry'inzira yo guhindura cyangwa se kuvugurura itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Icyo cyemezo rero cyahise gikurura impaka zikomeye hagati y'abashyigikiye ubutegetsi n'abatavuga rumwe nabwo. Hanyuma bamwe bavuga ko igihugu gikeneye amavugurura y'amategeko kugira ngo kijyane n'ibihe bishya igihugu kirimo, mu gihe abandi bavuga ko iri tegeko rishobora kuba intangiriro yo gushaka kongera ubutegetsi bamwe mu bayobozi bariho. Mbere y'uko itegeko ritorwa habaye ubushyamirane bwa politike bwagaragaye cyane mu nteko ishinga amategeko. Abadepite bo mu ishyaka rya Ensemble pour la République rya Moise Katumbi basohotse mu cyumba cy'inteko mu rwego rwo kwamagana iryo tegeko, bavuga ko ikibazo cy'itegeko nshinga ari ikibazo gikomeye kidakwiye gufatwa mu buryo bwihuse cyangwa se mu nyungu za politike z'igihe gitoya. Abo badepite bavuga ko guhindura itegeko nshinga bishobora guteza ikibazo gikomeye muri Kongo, igihugu rero gisanzwe gifite amateka y'amakimbirane ya politike ndetse n'intambara zimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwacyo. Rero bagaragaje impungenge ko iri tegeko rishobora gukoreshwa mu gutuma bamwe mu bayobozi bongera kwiyamamariza ubutegetsi igihe cyarenze icyo itegeko ryabemereraga mbere. Mu makuru rero akomeje kuvugwa mu nzego za politike i Kinshasa, baravuga ko itegeko nshinga rishya rishobora kuzana impinduka zikomeye ku buyobozi bw'igihugu. Muri izo mpinduka harimo manda y'umukuru w'igihugu ishobora kuva ku myaka 5 ikaba imyaka 7. Umukuru w'igihugu akaba yemerewe manda 2 gusa, ndetse hashobora no gushyirwaho uburyo bwo kongera kubara manda bushya ku mukuru w'igihugu uzaba ariho nyuma y'ihindurwa ry'itegeko nshinga. Iyi ngingo rero yo kubara manda bushya niyo iri guteza impaka cyane. Hari abatavuga ko bishobora gutuma perezida uriho cyangwa se undi muyobozi uzaza nyuma ashobora kongera gutangira kubarirwa manda nshya nk'aho atigeze ayobora mbere. Abasesenguzi bamwe baravuga ko ibyo rero byagiye bibaho no mu bindi bihugu bya Afurika, aho amategeko nshinga yahinduwe kugira ngo abayobozi bakomeze kuguma ku butegetsi igihe kirekire. Abashyigikiye iri tegeko bo bavuga ko referandumu ari uburenganzira bwa demokarasi kandi ko abaturage aribo bagomba kugira ijambo rya nyuma ku mpinduka zose z'itegeko nshinga. Bavuga ko niba abaturage bazatora yego muri referandumu nta kibazo cyaba kirimo kuko byaba byemejwe n'abaturage ubwabo. Ariko abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko muri Afurika amatora ya referandumu akenshi bikorwa mu buryo ngo bushobora gushyigikira ubutegetsi buriho, bityo bakavuga ko hakenewe ubwitonzi bwinshi ndetse n'ubugenzuzi mpuzamahanga. Iki kibazo kandi cyongeye kuzamura impaka ku hazaza ha politike ya Kongo. Hari abibaza niba igihugu kiri mu nzira yo kuvugura imiyoborere cyangwa se niba ari uburyo bwo kongera gukomeza ubutegetsi bw'itsinda runaka rya politike. Mu gihe rero igihugu gikomeje guhura n'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubukene, ruswa ndetse ngo n'ibibazo by'imibereho y'abaturage, bamwe mu baturage baravuga ko ikibazo cy'itegeko nshinga kitari cyo gikwiye gushyirwa imbere muri iki gihe, bavuga ko ikihutirwa ari umutekano, ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage. Nubwo bimeze bityo rero iri tegeko ntiraba itegeko rya nyuma, haracyategerejwe ko Sena ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo irisuzuma kandi ikaryemeza mbere y'uko hakorwa indi ntambwe ijyanye na referandumu ishobora guhindura amateka ya politike ya Kongo mu myaka iri imbere. Ngayo nguko ngizo breaking news twari tubafitiye muri ano masaha yo muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane itariki 28 ukwezi kwa gatanu ndetse umwaka w'ibihumbi 2026. Reka mfate kano kanya shimire buri umwe wese wabanye natwe, mbabwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira hagati y'isaha y'isaa 4 n'isaa 6 turebera hamwe izindi update ziza kuba zigezweho, turebera hamwe andi makuru aza kuba agezweho. Ngayo nguko mukomeze kugira ibihe byiza.
turabakunda cyane. Hanyuma mbere yo gusoza, ntabwo nasoza nabibukije ko rwose niba uri mushya hano, niba ari ubwa mbere tubanye hano ukaba utarakanda kuri subscribe cyangwa se sabone, nkandiraho, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane kandi uraba udufashije gukomeza kubana nawe ku nkuru n'ibiganiro dukomeje kugenda dutambutsa hano umunsi ku munsi, tanu kwa tanu. Hanyuma nkandiraho, uraba uduteye inkunga ikomeye cyane. Hanyuma reka mbasezere cyane mbabwira ngo bye bye. Andi makuru nakagaruka, kandi kubana namwe ni iby'agaciro gakomeye cyane.